njyewe shima Uwiteka, mwabindimo byose mwe mushime, mpimbazi izina rye ne kwibagirwa, iby'Imana yankoreye byose. Imbabari ibyo nakoze byose, n'inkizi indwara zamugaje, inyambika imbabazi zayo nk'ikamba, ikampaza ibyiza bidashira, igikori byo gukiranuka gusa, n'abarenganywa ikabarengera, icy'imanza ziboneye zitabera, kandi igira imbabazi ntibambe, imenyesha bayubaha inzira zayo, Uwiteka atinda kurakara, umujinya ntiyawugumana iteka, akunda kugirira neza be. Uwiteka ntiyatwituye ibihwanye n'ibicumuro twamucumuye, kandi nk'uko ijuru rye ryitaruye isi, niko imbabazi agira zingana. Ibuvazuba n'iburengerazuba, dore uko hitaruye kure pe, niko yajyanye n'ibicumuro byacu kure yacu, turamuhimbaza. Nuko se w'abana bagirira ibambe, niko Imana yacu irigirira abantu bayo, kuko izi neza ubukene bwacu n'intege nke, iz'ubugingo bwacu ko butarama, buhwanye n'ubwatsi bushiraho, ntibutinda sinkaza mbabazi zayo, zo ntizizashira iteka ryose. Witondere isezerano ry'Imana, niryo ryakomejwe n'amaraso, ayo Yesu umwana w'intama yavuye, kandi akumvira ibyo yategetse. Iwugirwa neza n'Imana iteka, akiri mu isi n'akiri mu isi no mu ijuru, Imana izamwereka, Imana izamwereka imbabazi zayo, umurava no gukiranuka, iwugirirwa neza, iwugirirwa neza n'Imana iteka.